ahangaha barakubwira ngo inguzanyo y'ubucuruzi igera kuri miliyoni 12 mu gihe kitarenze amasaha 24. ni ukuvuga ngo abantu benshi cyane nagiye mba natanga amakuru mbereka uburyo ibi byose bikorwa, bakajya bambwira ngo ntago birimo gukunda, ngo ntago urimo gukunda, ariko nongere mbibutse yuko ino Numida Rwanda yafunguye mu kwezi gushize, nibwo yabaye ibona ibyangombwa ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, iza kuba yafungura. Abantu benshi cyane murabizi itangazo ryaciye ku mateleviziyo agiye atandukanye yuko Numida Rwanda yaje kuba yafungura ikigo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yari ivuye mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi, kuko niho bafite icyicaro gikuru. Ahangaha tujya hano kurebera mu bintu byose bigize ino application, turebe uburyo iyi application ikora n'uburyo uyikoresha agomba kuba yayitwaraho, kandi nze kuza kuba nabereka ibindi bintu mutari muzi kuri ino Numida Rwanda. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha niba bakubwiye ngo inguzanyo y'ubucuruzi igera kuri miliyoni 12 mu gihe kitarenze amasaha 24, ahangaha ndibuze kuza kano kuba nagasobanura. ni ukuvuga ngo ndagasobanura tugeze ahangaha. Baravuga ngo saba nonaha unyuze muri application. none ukuvuga ngo ahangaha nyine uca kuri application yabo, ndibuze ndaza kuza kuyipendinga, ndibuze cyangwa se kuyishyira muri description y'ikiganiro video y'uburyo ufungura ino application kugira ngo wisabire inguzanyo y'ubucuruzi bwawe, ugende ube wakwagura ubucuruzi. Ariko iyo wasabye ahangaha barakubwira ngo ni mu masaha 24. ni ukuvuga ngo iyo usabiye muri application urasaba, bakahita babona nimero yawe ya telefone. noneho iyo bamaze kubona nimero yawe ya telefone, bo impamvu bavuga ngo ni amasaha 24, ni amasaha 24 baje kukureba, baje kureba aho ukorera. muzajye mubisobanukirwa, amafaranga yawe iyo baje kukureba aho ukorera ntago bijya birenza amasaha 24 batari bayaguha, ntago ari 24 ukimara gusaba muri application. noneho wowe uraza mu ahangaha uhite uba wafunguramo hano, uraza uhite wemezamo hano, winjire muri application, ubundi ahasigaye ube wasaba. noneho ahangaha bakaza bakakubwira ati inguzanyo ya miliyoni 5 ahangaha urayisaba. dore iyi application rero basabiramo ni iyi ngiyi application, ni gutye bimeze. uza hano ahangaha kuri kano kantu apply loan, ukahita ukandamo, ukahita uba wasaba. video yose ndi buyisige muri description y'iki kiganiro, ndasigamo link yayo yo kuba waza ukinjiramo. ahangaha baraza bakubwira ati agura ubucuruzi bwawe, agura ubucuruzi bwawe. noneho urahita umanuka hano hasi, urahita ubona handitse ngo bona amafaranga ukeneye igihe uyakeneye. ahangaha rwose ni masaha 24 baguhereza iyi nguzanyo, ahasigaye ukajya kuba watangira kuba wakwicururiza ibintu byawe, cyangwa se kuba wajya kuzamura umushinga wawe. Anga bakahita bakubwira ngo amategeko y'inguzanyo ahwanye n'imikorere y'ubucuruzi bwawe. ahangaha amategeko y'inguzanyo ahwanye n'imikorere y'ubucuruzi bwawe. reka kandi konze kuba nagasobanura. ni ukuvuga ngo ahangaha batanga inguzanyo ku muntu wese ufite TIN number, ibyangombwa bya RDB, kandi ukaba umaze amezi ari hejuru y'amezi 6 ukora. icyo nacyo numva ubwo nacyo kiciwemo umucyo. ahangaha bakaza bakubwira ngo isunge abacuruzi barenga 100 bakorana natwe. urabona ko ino nguzanyo cyangwa se ino application cyangwa se iyi company itanga inguzanyo nta ngwate. ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana bamaze kuba bakorana n'abacuruzi barenga 100 hano mu gihugu cy'u Rwanda. wowe urabura iki kugira ngo nawe ube wakwinjira muri uyu muryango mugari? nawe ugomba kuba nawe wagenda ukaba wakwifatanya n'abacuruzi barenga 100 hano mu gihugu cy'u Rwanda bafata iyi nguzanyo ya Numida. rwose nawe usabwa kuba nawe wajya kwinjira muri uyu muryango udaheza umuntu n'umwe.
ahangaha bakagaruka bakakubwira ngo uko bikorwa, ahangaha uko bikorwa rero nibwo bwa buryo ndi buze kuba nakwereka, nkabikwereka muri video ndi buze kuba napininga ahangaha mu kiganiro, cyangwa se ndi bushyire muri description y'ikiganiro, kandi ndi buze kuza no kuba nashyiramo groupe ya WhatsApp, uze kuba wakwinjira muri groupe ya WhatsApp rwose ube wabaza ibintu bimwe na bimwe muri WhatsApp. Noneho iyi ngiyi ni application yabo, ahangaha niho ndi buze kuza kuba nakwegerekera ino application, ndayishyira muri description y'ikiganiro uyinjiremo, ahasigaye ube wakwisabira inguzanyo. Okay, noneho abwo ni ukuvuga ngo ahangaha handi hari naho amategeko n'amabwiriza kuvuga ngo downloadinga application ya Numida muri Play Store cyangwa ku rubuga rwa murandasi. Ni ukuvuga ngo ahangaha waca kuri Play Store cyangwa se ukaba waca ukaba wanyura muri browser, shyiramo ifoto. Noneho ahangaha rero dore uburyo inzira bacamo barimo basaba inguzanyo, banze urebe neza. Ahangaha ushyiramo amafoto abiri y'indangamuntu yawe, ubwo ni imbere n'inyuma, kugira ngo barebe yuko utari robo cyangwa se barebe ko uri umuntu wa nyawe. Icya gatatu bakakubwira ngo tanga amakuru rusange y'ubucuruzi bwawe. Gutanga amakuru rusange y'ubucuruzi bwawe ni ukuvuga ngo ni kuriya utanga historique y'uburyo nyine ucuruza, y'uburyo y'amafaranga ushobora kuba wakwinjiza ku munsi cyangwa se mu cyumweru. Aho ngaho uraza ukandikamo amafaranga, bibaye byiza waba wishyurirwa nko kuri mobile money, ukaba watanga amafaranga anagaragara kuri code cyangwa se kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money. Icya kane baravuga ngo akira inguzanyo mu masaha 24. Ahangaha rero kwakira inguzanyo mu masaha 24 bivuze ngo niba uyu munsi usabye ugasaba muri telefone muri application, ejo rwose nk'ino saha inguzanyo yawe uba wayibonye. Ariko akangaka ko buze kugasobanukirwaho neza, kuko iyo wamaze gusaba muri application ikintu kibaho bagira bate, ikintu kibaho nuko baza gusura aho ukorera, noneho iyi nguzanyo impamvu bavuga mu masaha 24 bayiguha nyine bamaje kuva aho ukorera. Ubu rero bundi ni ubuhamya bw'abantu bagiye bafata iyi nguzanyo. Uyu nguyu yaravugira ati nari niteguye kwagura ubucuruzi bwanjye, ariko nari nkeneye ubufasha. Urumva ahangaha hano hasi, dukomeje hano hasi turi buhasange ubuhamya bw'abantu benshi cyane bagiye nyine batanga ubuhamya bw'ukuntu baje kuba babona inguzanyo ahangaha muri kino kigo cya Numida Rwanda. Ikigo rwose gitanga inguzanyo mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwihuse, ari nayo mpamvu ngira ngo mbe nakubwira ati njyewe mbere yuko ndi burangize ino video, genda injira ahangaha muri ino website cyangwa se winjire muri ino app, ubundi ahasigaye ube wakwigirira gute, ube wagenda ube wakwidownloadingira ino Numida Rwanda kuri App Store, kuri Play Store, cyangwa se uciye muri browser ube wayidownloadinga ino app, asigaye utangire ube wakwayakira inguzanyo. Nkuko bisanzwe nitosode baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byinshi cyane bivuga ku nguzanyo rwose, kuko ngiye mbahata ibiganiro by'inguzanyo. Ngire ngo murabizi, mumaje kubona yuko ahangaha kuri rasheni ibijyanye n'inguzanyo nabikemuye rwose. Buri muntu wese muha ahantu ashobora kuba yakwikurira amafaranga nta rundi rubanza. Ciao ciao.